Sam Rugege, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, tumaze kubona ko nyakubahwa Paul Kagame yatorewe kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, tumaze kubona ko ibiteganywa n'amategeko byose byubahirijwe, dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo yaryo y'102 iteganya ko mbere yo gutangira imirimo ye uwatorewe kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arahira, indahiro ye ikakirwa na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga. Tunejejwe no gutumira nyakubahwa Paul Kagame kutugezaho indahiro ye. Ni kuwa gatanu tariki 18 z'ukwezi kwa munani, no munsi abanyarwanda bari bategereje ari benshi wo kurahira kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wongewe gutorerwa manda ya gatatu yo kuyobora u Rwanda imbere y'abanyacyubahiro bakomeye barimo abakuru b'ibihugu ndetse n'abandi banyacyubahiro bakomeye baturutse muri Afrika ndetse no ku isi yose, ndetse n'imbere y'abanyarwanda bose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba agiye kongera kurahirira kuyobora u Rwanda muri manda izarangira muri 2024. Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Chief Justice will now present to His Excellency the President with the symbols of states, the Constitution, the national flag, the coat of arms, and the national anthem. Amushyikirije itegeko nshinga agiye kumushyikiriza nanone ibendera ry'igihugu, akaba anamushyikirije ikirangantego cya Repubulika. Umugaba mukuru w'ingabo ashyikirije nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame wongeye gutorerwa kuyobora u Rwanda mu yindi manda y'imyaka 7 akaba amaze kurahirira izi nshingano, aho yavuze ko yishimiye kuba abanyarwanda barongeye kumugira icyizere kandi ko bimuhesha ishema no agiye kongera kuyobora u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atorewe manda ya gatatu, ubundi ugereranyije no kwitegeko nshinga ryabivugaga yarakwiye kuba yararangije inshingano ze muri 2017, ariko binyuze mu busabe bw'abanyarwanda basaga 3 miliyoni babinyujije mu matora ya referendum, bakaba barongeye kumwemerera kuyobora u Rwanda. Ubu rero akaba ari byo amaze gukora muri kano kanya aho inshingano ze zitangiye kuri uyu munsi.